Iyi ni Furaha Business Group Limited ku bufatanye na Furaha TV Rwanda. Uyu munsi tugiye kubigisha uburyo mwakwikorera iyo umuntu yakora isabune y'amazi ikora amasuku yose ariyo yitwa multipurpose ku buryo bworoshye mu minota mikeya wibereye mu rugo. Mu icupa isa nk'ubuki, iyi isa umukara, ntabwo ari ubuki hatazagira ukoraho nyabuna. Iyi ni tuyita sulfonic acid, iyo ni chemicals ya mbere tugiye gukoresha. Iya kabiri ni iyi ngiyi mubona yo mu gacupa k'umweru isa umweru, niyo twita SLS mu mpine, hari n'abo usanga bayita Wungalo amazina yayo. Iyo nayo ni baze cyane mu isabune. Ni ibikoresho by'ibanze rwose ugomba kuba ufite, utabifite ntabwo wabona isabune. Ku mwanya wa gatatu tugiye kuhabona indi chemicals tugomba gukoresha. Twifashisha ibintu bigiye bitandukanye, ni muri homemade. Ndashaka kubereka ibyoroshye byo wabasha gukorera iwawe mu rugo. Muri ako gacupa ikintu kirimo ni iki: harimo parufe, harimo impumuro. Iyo perfume nayo idufasha gutuma isabune yacu ihumura nk'uko tubishaka. Umwanya wa kane hari iyo ubona mu ishashi, ni umunyu, ariko uyu ni umunyu wo mu ruganda, umunyu w'inganda ukoreshwa mu nganda, ntabwo ari nka wundi turya. Uyu ni uwo mu ruganda, nawo turawukenera muri iyo sabune. Ku mwanya wa gatanu turakenera ibara nabwo uhitamo ibara ryiza ukunze. Njye nahisemo iryo bara rya oranje, rya jone. Numva ari ryiza kandi n'abakiriya banjye bambwira ko ari ryiza, niyo mpamvu nahisemo iryo bara. Umwanya wa gatandatu hari ako gafu uri kubona imbere yawe. Ako gafu kari kuri screen bakita Nitrisol. Iyo Nitrisol nayo iri muri base mu bikoresho tugomba gukoresha dukora isabune yacu. Mu isabune yacu izo nizo ingredient z'ibanze zitagomba kubura, hatubuzemo imwe biba bipfuye. Niyo mpamvu tugomba kuba tuzifite zose. Hakaza indi ingredient yitwa caustic, niyo yo ku ruhande nanone yegeranye na hariya hariho utubara, ni caustic. Iyo caustic nayo rero nayo iri mu bibasha gutuma dukora isabune nziza, iri kuri standard nziza, iri karite. Izo nizo ingredient tugiye gukoresha uyu munsi. Kuzikoresha ni gute rero? Tugomba kuba dufite ibikoresho bibiri by'ibanze dukwiye kuvangiramo. Turagira indobo imwe, iyo ndobo imwe turaza kuyihorezamo caustic soda. Iyo caustic soda iba imeze nk'umunyu, nayo tuyihoreza mu mazi kugira ngo tubashe kuyikoresha iri liquide itakiri solide. Iyo ni caustic turi guhoza muri iyo ndobo ya move. Iyo ndobo ya move iyo ari caustic turi guhoza, iyo umaze kuyihoza uyitereka isaha, kuko iyo uyishyizemo wumva ishyushye nk'amazi ashyushye kandi washyize mu mazi akonje. Niyo mpamvu tuyihoza tukayitereka isaha imwe. Iyo tuyiteretse isaha imwe bidufasha kugira gute? Bidufasha kuyikoresha imeze neza, n'ibyo dukoze bikaza kuba bimeze neza, nta kibazo turi bugire, nta mbogamizi turi buhure nayo. Niyo mpamvu dukoresha caustic tukayihoreza ukwayo, solution yayo tubonye tukaza kuyivanga n'izindi ingredient mu gihe cyazo cya nyacyo. Ku bundi busobanuro bw'ibyo wabasha ubaza umumaro wa buri ingredient, ni ukumpamagara kuri 0788 464 566. Iyo aho ngaho uba ugeze kuri Furaha Business Group Limited,
tukagufasha, tukaguha ubusobanuro, cyangwa se ukaza ukiga tukakwereka uko wakora, dushobora kukwigisha online, birakunda. Niyo mpamvu uhawe ikaze kuri channel ya Furaha TV Rwanda. Indobo ya kabiri rero niyo tugiye gukoreramo, tugiye kuvangiramo izindi ingredients zose dufite. Uyu munsi nakoresheje indobo ebyiri, tugiye kuvangira muri iyo ndobo nini. Iyo ndobo nini rero turayikoreramo ya sabune yacu. Uyu munsi tugiye gukora isabune itari nyinshi kandi nanone itari nkeya, turakora iyo ndobo yuzuye. Turakora iyo ndobo yuzuye, iyo niyo tugiye kuvangiramo. Iyo ndobo turayishyiramo za ingredients zose nabanje kubereka mbere, ukuyemo caustic n'ibara. Nibyo bintu bitari bujyemo mbere, biraza kujyamo nyuma. Izindi zose tugiye kuzivangiramo. Iyo tuzivangiramo tujya twongeramo amazi ku bipimo bipimwe ku isabune twifuza gukora ibipimo byayo. Ako kantu ubona hejuru ni hand mixer, ni imashini idufasha kuvanga za ingredients zose tukazivanga. Ariko utayifite wakoresha igiti, wakoresha umwuko uri iwawe mu rugo, ni homemade. Ukoresha ibikoresho bikwegereye, bipfa kuba bitakozwe mu cyuma kuko ibyuma bihura n'izi produit bikaba byashya bigateza ikibazo, ntuba ugifite ubuziranenge. Niyo mpamvu dukorera mu bintu biri plastic, tukavangisha ibintu by'imbaho. Iyo mashini, uwo mutozo wayo ubona ukozwe mu buryo bwa inox, ntabwo yakira umugesi, ntifatwa n'umugesi. Izo ni za ingredients tumaze gushyiramo zose. Twashyizemo sulfonic, dushyiramo ungaro cyangwa se SLS, dushyiramo umunyu. Ubwo tugiye kuzivanga, turagenda tuzivanga twongeramo amazi make make ku bipimo twapimye ku isabune twifuza gukora. Turagenda tuvanga n'iyo mashini, tuvangavange, tugende tubona resulta nziza. Turagenda tubona resulta nziza ni mu minota mikeya cyane. Nkanjye ufite imashini, iminota 15 mba ndangije kubona isabune yanjye mu maritiro yose nshaka muri iyi ndobo yuzuye. Iyi ndobo urabizi ijyamo injerekani 6. Uyu munsi ariko sizo turi bukore, turakora ikigero nateguye. Aho tumaze kongeramo amazi, twayivanze, murabona ko isa neza, ntiturashyiramo ibara. Ubu rero tugiye gushyiramo ibara, ubundi dushyiremo ya caustic, tuyipime igere ku kigero cyiza cyagenewe gukoreshwa ku buryo bitagiraho ingaruka ku mubiri w'umuntu. Aba ari ibipimo biri international ku buryo ku isi yose ari byo bakoresha. Niyo mpamvu uba ugomba kwiga, ntupfe kubireba gutya ngo uvuge ngo ugiye gukora utazi ibyo ugiye gukora ibyo ari byo. Duhamagare tugufashe, twakwigishiriza aho uri, twakwigisha online, twakwiha amasomo agiye atandukanye. Aha tumaze gushyiramo rya bara ryacu, urabona ko iyo sabune irasa neza, nako kabara twakunze, urabona ni agahondo keza, kavamo agasabune keza. Ariko abenshi bakunda gukoresha icyatsi, njye nuko ubwo n'iri bara nikundira. Isabune yanjye yitwa Furaha Soap Liquid, uzayisanga mu ibara ry'umuhondo, mu ibara rya orange. Izo nizo zo gukoresha mu buryo bwa multipurpose. Izindi nazo zaba zifite ayo mabara mu zijyanye na toilette, zaba zifite ibara rya toilette twageneye ama toilette. Iz'amakaro zaba zifite ibara ry'amakaro, ariko zose ni Furaha, ni Furaha ahantu hose. Isabune yacu ubu hano gutya irarangiye. Ese wowe urabona atari byiza? Ubuse ntuburengeye amafaranga yawe? Iyi sabune ni nziza pe, irahumura. Twashyizemo pafe, twashyizemo irya bara, byose ku bipimo byacu byagennye. Murakoze, nimuze mwige, ni karibu, kandi mukore subscribe, musharinge kugira ngo ibi biganiro byacu bijye bibagereraho ku gihe. Imana y'amahoro ibahe umugisha, mugubwe neza aho muri, kandi mwiteze imbere, muve mu bukene. Nicyo kintu tugamije, ni ukubakura mu bukene. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Shalom, shalom.